bikozwe nabi kuko ariko birimo biragaragara ko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport amakuru ahari nuko nimba nibuka neza nimba ari ku munsi w'ejo ntago nibuka neza ariko ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwakoze inama mu ibanga bwakoze inama mu ibanga biri kuvugwa ko Twagirayezu Tade arashaka kuzana undi mukinnyi we yanatangaje ko Musore Prince ari we wabidirinze bakamuzana arashaka kuzana n'undi mukinnyi we biri kuvugwa ko buri mu basaza buri wese ari kuvuga ati reka nizanire umukinnyi wanjye ndatanga yanjye nzana uyu mukinnyi nanone bakirengagiza ko bazanye umutoza Afamia Lotifi ari kubabwira ati nyamuneka ndashaka uyu ariko buri wese ntago ari kubyumva ari kwishakira uwe iyi Rayon Sport rero nta hantu ndi kubona iri kugana mu gihe ubuyobozi bwayo n'umutoza batari kumvikana ibi bintu birageza Rayon Sport kwisenyuka nta kintu kizima tuzabona mu mwaka w'imikino utaha cyangwa se uyu nguyu uri kuza mu gihe ubuyobozi bwabo butari no kumvikana butari kuvuga rumwe ni ibintu bitazaba ari byiza ku ikipe ya Rayon Sport. Ndonganiye ibyo Dive yagarukagaho ku ikipe ya Rayon Sport ikindi na kongeraho ngiye ku giti cyanjye nuko ubwo ndavuga ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport iyo wubaka ekipe ntago yubaka umunsi umwe icyo ni ikintu cyo tumaze kubona ariko nanone biranashoboka ko wayubaka umunsi umwe ariko ntago mwayubaka muri abantu batandukanye ngicyo kintu muzagihuze byari biri amahire ko mutoza aje kare ariko ikindi kintu kigiye gupfamo nuko hari bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport badashaka guharira bamwe ngo ari bo bayobora izo transfer cyangwa se ari bo bakora izo transfer mbona Rayon Sport nka ekipe nayo ishobora muri uyu mwaka byanga bikunda ishobora kuba izongera igakora ibintu avuga ngo bidasanzwe bitewe nuko ndi kuyibona hakazamo akaboko k'umutoza nyine igashobora kuba yatungurana ariko naguciye mu ijambo umutoza utari kumvwa burya akabone utamuha ibyo ashaka ari kumwumva ukamwereka ko wenda ati ikibazo n'ubushobozi ariko se umutoza iri kuzana yavuga ati oya uyu si nibikunda ariko nanone nunamubwiye ko ikibazo ari ubushobozi ngo discipline ngiki nyine ahantu ubanza kurebera umutoza mbere na mbere n'uburyo asohoka mu kibazo mbere na mbere gusohoka mu kibazo kwa Famia nuko ari buze kuba yakoze ibishoboka byose abareba bakamukunda iki kintu uracyumva nkuko bamurwaniye bifuza ko yahaza burya nta nubwo ari n'ubuyobozi hanini bwabishatse kuko abayobozi n'abari ibice bitamushaka iyo baramuka ari bo bamushakaga aba yaraje muri sezo yashize kuko yari yaperforminze neza muri sezo ya mbere muri Mukura abantu bose bamuvuga rero uyu munsi wa none aje ku gitutu cy'abafana b'ikipe ya Rayon Sport hanyuma mutoza mwiza nkuko nari mbivuze nusubiza igihe ari mu bibazo uyu munsi wa none rero icyo kintu Afamia ni umuntu umaze kukimenyera umaze kumenya ko umupira nyine ni wa wundi nukuzana abantu bawe ukabashyiramo ibyawe byanakanga rego ukamenya ngo ninjye bipfiriyeho ariko nanone wagerageje nta mutoza nigeze numva usibye Beken nta wundi mutoza nigeze numva ngo avuga ngo byananiye mutwara ikipe yanyu icyo kintu mwigeze mucyumva hose Beken we yababwije ukuri aravuga ati nge n'ubwa mbere nkubiswe bene aka kageni inkoni zirandembeje ahubwo ngo wangirira neza nuwagira iki nuwanyirukana ariko nawe nubwo yabivuze ntabwo yabivuze ashaka ko bamwirukana kuko yaratekerezaga akavuga ari ibyo ndi bube mpombye mu buryo bw'amafaranga ndampombye n'akazi kanjye n'ubundi mu busanzwe ariko nanone ntago nareka kuvuga ukuri nawe rero nubwo yavuga ngo bari kumbangamira ariko stili n'ubundi ntago ari buze guhagarika akazi afite kontara kandi agomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo abone akandi kazi rega ekipe nka Rayon Sport igaragara henshi hashoboka tuvuze mu Rwanda umupira w'amaguru ni iki wumva ni Rayon Sport ni APR hanyuma ekipe rero uramutse uyigezemo uharanira ibishoboka byose
nyine ku ruhande rwa Rotifi, ku ruhande rwa Rotifi ntago yahita avuga ati njyewe birananiye nta kintu nta mukino aratoza ntaki, ariko biragoye nabo rero nibagire bavuge ati ese nimba twarazanye uyu muntu ari kutubwira nari mfite aba assistant nari mfite ibiki mwandebeyemo umwe baba baziranye, ariko ukajya kumubwira ngo ntabwo tumuzana ngo ni umuyovu. Ariko nabyo rega tubumve nabo nta ruhande nabo ibyo bintu bigomba kugabanyuka muri shampiyona y'u Rwanda. Ruhande rwabo rumwe ahantu mbyumva neza 100% nuko rega turebe n'aba batoza nabo bagiramo utuntu tw'injyawuro nuko tutakunda kubivuga, akaba ashobora gukina nese we reka turebe wenda uraza kunyunganira cyangwa ushobora kuba utabizi, ariko se mukurayo nta hantu twagiye tubona itsindwa tukavuga tuti byagenze gutya. Si umutoza mwiza se afami yoroti no se umutoza mwiza nta gatsindwa mwa that's it, ariko agatsindwa hatari kuvuga utwo tuntu tundi. Hari ibyo twagiye tubona tukabona mukura imbere ya harya netwari yariye 3-0 kandi izindi kipe twari taratsinda n'umukino n'umwe. Ejo bundi mu byibuke ni muhazi niki sinibuka neza indi kipe yayitsindiye 3 iwayo, niba ari Bugesera, hagati ya Bugesera na Magaju hafi aho biravugwa bati Kiyovu zose zarayirashe na za Kiyovu. Abantu baravuga bati byagenze bite mukura tuzi n'umupira ikina kandi kazi kitunira kuri za Rayon Sport. Ibyo bintu ntago ari Rotifi nk'umutoza mukuru ba wabikoze 100%, ariko muri babandi noneho bari bamwegereye nabo twavuga ko atarabera 100%. Ni nayo mpamvu nawe rero aba bayobozi ba Rayon Sport uruhande rwabo warwumva bari gutekereza bati, ariko dore wumva ko kantu bari gutekereza bati reba hano reka nkubwire ibyo reka tubyemere, ibyo reka tubyemere ko abo bungiriza be babihoreye, ariko se nanone ku buryo ngenda umutoza akazi kanjye ni ugutoza nkavuga ati ibi ntago bigenda neza mu ikipe mu bihindure gutya na gutya, ni ryari nzakubwira ngo uriya mukinnyi ndabona yagira akamaro mu ikipe yacu ukavuga ati hoya uriya ntago muzana reka nzane uwanjye nzi nabonye ni wowe uri gutoza iyo kipe cyangwa n'uwo wahaye inshingano ngayitoza. Ku ruhande rw'abayobozi mbirebeyeho icyambere cyo kuri icyo waruvuze, hari igihe tujya tubona umutoza mukuru yihisha mu mutoza muto. Murabyuka muri APR ntibyaba Adiri nanoze na nora mutipe wari umwungirije Nabil Beklaw kandi yanagiye ahakomeye Nabil yahise ajya mu ikipe ikomeye nabo ba Ben Musere bamwe bahita bata na ba Ben Musa noneho hanyuma ababanze kujya muri ayo ma equipe akomeye bitangira kuvugwa ko buryo wahidi ufite makaboko gakomeye arinde arabo binyuma ko Nabil yaragiye atangira gutsina. That's it. Rero nicyo kintu umuyobozi aragitekereza. Rega nubwo tuvuga ngo umuyobozi yatekereje iki yanze gukora iki afite inshingano nyinshi za zindi zose twita zo mu ikipe ziramureba. Iki tunagisozaho tukajya ku mukinyi bivuga ko ibiganiro biri kurangira. Ese naza byo none niwanga kazana uwo mutoza uwo nguwo utuma akora ibyo ngibyo ukamuzanira undi ugasiga Masapurana urabukemuye iki numwirukana uramwishyura amasezerano yewe rero mbona ko mu byo nagakoze byose nk'umuyobozi wa equipe ni inama natanga nk'umuyobozi wa equipe ngiye kugura amasezerano y'umutoza natwara n'abamwungirije kuko sinzi muri bo ukora bya bintu mu gihe iryo jisho ryo kumumenya ntaribona nakora ibishoboka byose kugira ngo bose baze mu gihe sasa nabimenye ngo ninde ukora ibintu ni Rotifi ngomba kumuzana wenyine yego ushobora kuza mu rugo niwishimira uko nteka ako kanya ariko byazagera ukabyishimira bitewe nuko nta bindi ubona nawe nabona ko nta bindi birya azabona muri Rayon Sport atari ugukora cyangwa atari ugutoza azakomeza toze kandi ibintu bigende neza. Reka tubitega amaso ariko mureke mbabwire iki kintu tunava no kuri uyu mutoza muzarebe Robertinho Serama kimara kugenda uburyo byagenze nabyo ashaka kwisanga Rotifi bari bazi ngo aje ari igisubizo ahubwo akaba ikibazo. Mureke biveho iyo ngingo muri ikipe kandi biravuga ko yamaze rwose kuba
yumvikana n'umusore witwa Tony Kitoga ukina ikipe ya Abuja City ubwo ni Bukavu hariya muri Congo ubu arakinira Abuja City muri irushanwa rya Esperance Tournament ubwo akina ikipe yitwa Bukavu nimba ari Doha yariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bobo iyi niyo karasi yo kujyana mu mikino nyafurika. Icyambere nta gutinya ko umukinnyi wari we wese ntacyo yagufasha, nta mpamvu yo kugira ubwoba bwo gusinyisha umukinnyi, n'ubundi ni ugufata risk. Impamvu mbivuze, hari Akalil ejo bundi nabonye, urabizi duhora ku mbuga nkoranyambaga, hari akantu nabonye ni Samir, mugenzi wacu Samir w'umunyamakuru wagakoze, yerekanye umukinnyi wa Gabo wakoze test muri Kiyovu, nimba mumwibuka sinzi ko nanjye narabirebye ko nsanga nibyo, ariko kuri ubu baramwanze icyo gihe. Reba kugira ngo Adax yo mu cya kabiri ikwange, yagiye muri test za iramwanga ngo ntagashoboye, ajya mu za Kiyovu iramwanga ngo ntagashoboye, hanyuma uyu munsi wa none nyuma y'umwaka umwe ari gukina mu ikipe y'igihugu ya Gabo, yanatsinze n'igitego ejo bundi mu mukino bakina. Uwo mukinnyi yari mubi cyangwa ijisho ry'abamurebaga niryo ryari ribi? Niryo ryari bibi. Ariko uyu munsi wa none rero buri mukinnyi ntekereza ko ashobora kumbyarira umusaruro bitewe n'imboni zanjye nakamuzanye, ahubwo nkatekereza ngo ndamwubakira kontra gute. Ngewe ndamutse ari ikipe yanjye mfite, najya mfata risk nk'izo, ahubwo nge nkashyiramo ka kantu ko kuvuga ngo muri kontra ye nkashyiramo akantu ko kuvuga ngo nibiramuka udakinnye wenda imikino 5 yose urya bench, kandi waraje guhanganira umwanya, waraje gukina imikino 5 urya bench, nkajya ngabanya ku mushahara wawe. Nekereza ko icyo kintu cya nkuko nkongera bonus igihe watsinze, nanjye najya nkoha imikino 5 nabishyira muri kontra. Uramutse umaze imikino 5 udakina n'umukino n'umwe ubwo byaba bigaragara ko abahari bakurusha. Ni wewe wishyiramo se? Hanyuma n'umutoza nawe nashyira ngene nabanza kubaka. Rega ikintu cyambere mu mupira ntago uyu munsi uwo ndiwe ari we ejo nzaba ndiwe mu mupira, niko bimeze. Hanyuma reka nkwereke ikintu, abo bakinnyi bose n'umutoza n'abandi bose bari mu ekipe bagendera kuri kontra nabahaye, ko dushobora kugirana beef ndi umutoza. Ibyo bintu sinzi. Oya ubundi reka ushobora gusanga kunzanamo, reka ngisubize utarakavuga. Reka tubyorose umutoza mubwiye nti match 5 utsinzwemo, match 5 muri rezilita zawe, match 5 zikurikiranya mbuzemo amanota, dufata urugero 6, sibyo? Mbuzemo amanota 6, haba harimo uburangare bwawe, icyo ni icyambere. Haba harimo uburangare bw'abakinnyi, haba harimo n'ekipe kurusha. Ariko nyine ikibazo kugira uhita ubijyanirana. Muravuga ibyo ngibyo ngo umukinnyi imikino 5, wibuka ko ari igihe umukinnyi aba ari mwiza ariko filozofi z'umutoza bidakunda. Icyo gihe nyine tujya tubibona se kuri match, tujya tuzibona kuri match neza. Uretse nkwereke nubatse kontra ye neza, icyo gihe tukabyemeranyaho tukavuga tuti ni urugero ngiye kuguha, reka mbere kutoza kugira ngo mutongera. Izo nshingano waba wihaye zaba ari zo kugusenya. Ni hahandi usanga perezida w'ikipe n'umutoza w'ikipe batacana uwaka. None se uraza uramubwira ati wa mutoza we kuki udakinisha uyu mukino, araza kubwira ati njyewe nshyiramo abo mbona. None se ubu ngubu umuyobozi wanjye ugira garanti, umuyobozi wanjye aranze azi kontra yanjye ntago nzi. Wallahi bamubajije ngo uyu muntu yitwara ate, yakubwira ko ntabyo azi, ariko mu nyandiko afite harimo ko nitwara neza, mu nyandiko natanze harimo ko nitwara neza. Icyo nibyo azireba. Icyo gihe ni hahandi usanga mutoza hariya twaba duhuzwa n'akazi, not relationship yindi wapi usanze ugiye gukora ibyo bintu. Icyo gihe uba usanga hari umwe ugomba kuba igitambo hagati y'umutoza n'uwo mukinnyi wavuze ngo aramara match 5 adakina, ngo uzajya umukata. Hazabaho igitambo. Ushobora gusanga umutoza afite cour principale avuga ati ngiye nzajya ngendera kuri ibi. Cyambere cyo wamuzaniye umukinnyi ntago ari we wamwizaniye. Icyo ni icyambere. Icyo rero nicyo kibazo gikomeye cyane. Reka nkwereke, ngewe ndi umuyobozi wa equipe, sibyo? Ninjye
wenda ni urugero reka mfate ko ndi directeur technique sibyo directeur technique ikintu abashinzwe biriya bintu by'amakontara ibintu bya equipe biri hejuru byose guhera mbega havuye umuyobozi mukuru sibyo ari we ushinzwe ibyo bijyanye na business kunguka n'uburyo equipe yungutsemo agakurikiraho undi muyobozi wenda umwungirije n'abandi bari aho nk'aba directeur nk'aba DM wenda n'urugero managing director icyo kintu nakora reka nkwereke sibyo mu kubaka equipe hari ikintu kiba giduje banyirukana ndamutse ntatanze umusaruro ngomba gutanga uretseho gato mbere yo kunca mu ijambo uretse aka kantu nkavuga mbere yuko bajya ku